Hari ukuri abantu benshi batavuga. Hari igihe umukobwa agukunda ariko ntabivuge, ntabigaragaze mu magambo, ariko umutima we waragutangiye. Ikibazo abasore benshi ntibayimenya uko biba, cyangwa bagapfisha ubusa batabizi. Niba ushaka kumva uko wakora attention ituje ariko ikomeje, ituma umukobwa agukunda bucece, nta pressure, nta drama, ugomba kumenya amabanga 7 yihishe. Ikintu cya mbere gituma yumva afite agaciro. Umuntu wese afite icyifuzo imbere muri we, kumva afite agaciro, kumva yitabwaho mu buryo bwihuse. Iyo ushobora gukora ibi ngibi, umutima we utangira kukwegereza bucece. Si amagambo menshi akenewe, ahubwo kumwumva neza, kumwitaho mu buryo butandukanye n'abandi, butuma umenya ibyo akunda maze ugatangira kumwubaha. Ibi bituma yumva iyo umuntu ari hafi ye arushaho kumenya ibyiza bye ndetse n'ibyo akunda. Emotionally validation ituma umuntu akwegura umutima we, kumva ari safi hafi. Umuntu mwiza akurura ibyiza mu mutima we. Luka 6:45. Niyo umutima wawe wubaha abandi ukabaha agaciro, bazakwegereza. Ikintu cya mbere gituma yumva afite agaciro. Umuntu wese afite icyifuzo gikomeye imbere muri we, kumva afite agaciro, kumva yitabweho mu buryo bwihuse. Iyo ushoboye gukora ibi ngibi, umutima we urushaho kukwegereza, ukwegera bucece. Si amagambo menshi akenewe, ahubwo ni ukumwumva neza, kumwitaho mu buryo butandukanye n'abandi, kumenya ibyo akunda ukabyubaha. Ibi bituma yumva umuha agaciro kurusha abandi bose. Emotionally education ituma umuntu akwegura umutima we, kumva uri safi hafi. Umuntu mwiza akurura ibyiza mu mutima we. Luka 6:45. Niyo umutima wawe wubaha ugagacira abandi, bazakwiyegereza. Nayo ikintu cya kabiri, igihe umuntu ufite amahoro. Umukobwa ashobora kudahita gukunda, ariko agashobora gukunda uburyo yumva ameze iyo ari kumwe nawe. Iyo uri umuntu utuje, utagira drama, uvuga neza, aba yumva ituze. Ubwonko bushaka peace, soft. Umuntu ubutanga arahirwa cyane. Amahoro y'umutima ni ubuzima bw'umubiri. Imigani 14:30. Nayo ikintu cya gatatu, ntukavuge byose. Kuvuga byose ku buzima bwawe bigabanya interest. Uvuga gahoro gahoro, usiga ikibazo mu mutwe we. Ubwonko bukunda gushaka igisubizo, gutekereza. My style ituma akomeza kugutekerezaho. Yesu yakoresheje imigani kenshi, niyahoraga asobanura byose ako kanya. Ibyo bigatuma abantu bakomeza kumutekerezaho. Naho kane, jya wumva cyane kuruta kuvuga. Kumva ni imbaraga zikomeye cyane mu rukundo. Jya wumva, ntukamuce mu ijambo, ntukamuce intege, jya umwanya wo kuvuga kuko biramworohera. Umuntu kumva arakwizera, akakwegura umutima we. Buri wese yihutire kumva, atinde kuvuga. Yobu 1:19. Nayo ikintu cya gatanu, jya uba confidence ariko wicishe bugufi. Confidence irakurura, ariko humility ikomeza urukundo. Jya wizera ariko ntiwishyire hejuru. Combination ya strength plus humility ituma umuntu yumva akwizeye. Uwicisha bugufi azakirwa hejuru. Luka 14:11. Naho karindwi, jya umuntu ufite icyerekezo, vision. Iki nicyo kintu gikomeye kurusha ibindi byose. Umukobwa ashaka umuntu uzahajya ufite intego. Direction iko secret. Iyo ufite ibi ngibi byose, batangira kukwizera, cyangwa se atangira kukwizera. Abatagira icyerekezo barayoba. Imigani 29:18. Isomo ry'ingenzi, umukobwa kugukunda bucece si impanuka. Ni ukumuha agaciro, umuha amahoro, umuha direction. Ntabwo bisaba amagambo menshi cyangwa kwihatira ibintu. Bisaba character, self control na understanding. Iyo ushaka gukundwa by'ukuri, kubahwa no kugira relationship ikomeye cyane, tangira ushyire mu bikorwa aya mabanga 7. Andika muri comment igikomeye wize uyu munsi, ukande like, ukore na share,
ukanenza subscribe kugira ngo ujye ubona izindi content ziguhindura. Kandi nk'ubitoka muri indi content y'ubutaha nzakwereka ikimenyetso cyera kigaragaza ko umukobwa agukunda by'ukuri ariko akabiguhisha.